muraho neza nabasoje amahoro Imana abane namwe. Aha turi mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Mariza ahazwi nko mu gaciro ka Kimironko. Tugiye kuganira n'urubyiruko rutandukanye mu bikorwa bitandukanye bakora byabo bya buri munsi, ibikorwa by'ubukorikori. Ndagira ngo uze kubana natwe kugira ngo dukomeze tuganire kandi dukomeze gukurikirana. Aho utarakora subscribe ugere kuri Robert TV Show, ukomeze gukora subscribe ndetse utange na comment kugira ngo tujye tubana maze igihugu cyacu tukigire paradiso, twubake ejo hazaza tukagire paradiso. Abasebya u Rwanda bicwera ikimwaro, twese urubyiruko imbaraga z'igihugu, twese dukorere hamwe twiyubakire urwatubyaye, twubake ejo hazaza tukagire paradiso. Abasebya u Rwanda bicwera ikimwaro, twese urubyiruko imbaraga z'igihugu, twese dukorere hamwe twiyubakire urwatubyaye. Iburasirazuba nimuze turwubake, iburengerazuba nimuze turwubake, amajyepfo ndetse amajyaruguru. Abanywera hano mu gaciro ka Kimironko. Irindi zina ryanjye nk'uko n'ubusanzwe wenda wasanga kuri social media ko rimwe na rimwe ndogora n'umuziki iyo bibaye ngombwa. Mazizi Arts. Ese iyi kampani wayitangiye ryari? Ndimaze n'igihe nabanje gukorera abandi, aho nakoreraga mu yandi makampani, mpitamo kuza kwifatanya n'urundi rubyiruko rushaka kwiteza imbere. Aho nagiye negeranya bamwe na bamwe tukishyira hamwe kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Ni byiza, numvishemo ko wagiye wegeranya urubyiruko rumwe na rumwe mukabasha kwiteza imbere. Ese ubundi nyirizina kampani yawe ishingiye kuki, ikora ibiki? Nubwo tugusanze hano mu Gakiriro ariko ntabwo tuzi ibyo ukora. Hano nk'uko uri kuhabona rero dukora ibintu byinshi bitandukanye nk'uko wagiye ubibona. Harimo sofa, harimo sofa ndavuga intebe zo mu nzu, by'umwihariko ibyo twibandaho ni ibikoresho byo mu nzu muri rusange. Uri n'umuhanzi, ese ibi bikorwa byawe byo gukora izi ntebe, ibi bikorwa bijyanye n'ibikoresho byo mu nzu, ubihuza gute n'ubuhanzi bwawe? Nk'uko nabivuze, kwisanga wenda ndi umunyamuziki, mu busanzwe ndi urubyiruko kandi nkunda urubyiruko, kandi ikindi ndi umunyagihugu, nkunda igihugu cyanjye. Nayo mpamvu n'indirimbo nasohoye nayise Ejo Heza, wenda nk'abadukurikiye nibabasha kuyumva bari buyumve message itanga ku rubyiruko, gukunda umurimo no gukunda igihugu. Nyirizina nibyo nibanzeho njya kwandika iyo ndirimbo. Igitekerezo cyo kugira ngo ushyire urubyiruko hamwe wagikuye he? Ni wavanye inspiration wayikuye he kugira ngo ubahurize hamwe? Kuko nabonye hari benshi bari mu mirimo itandukanye, baraza kubabona bari gukora ibintu bitandukanye kandi bambwiye ko bakorera hano. Uko nakubwiye ko nkunda urubyiruko kandi iteka ryose mba numva nshaka gutera imbere no kwiteza imbere. Ni ukuvuga ngo narebye bamwe mu bo twatangiranye duhuje imyumvire imwe, bakunda akazi, bakunda umurimo. Nanjye ubwanjye ku bumenyi nari mfite nagombaga gufatanya n'abandi nabo bafite ubumenyi, bwa bumenyi dufite tukabuhuriza hamwe, bityo tukabasha gukora tukiteza imbere, tugateza n'imbere igihugu muri rusange.
so kandi si ibyo gusa nk'uko uri kubibona, harimo abasore n'abandi mutabashije kubona hano, dukorera hamwe ndetse n'abandi bakeneye kuza kwiga hano ndabakira muri Mazizi Art, ndabakira abakeneye kwiyongera ubumenyi, abakeneye kwihugura bitewe n'ibyo bashaka kwihuguramo, ariko by'umwihariko mu bijyanye na izo ntizabura, kuko igihe cyose burya nta kintu mu buzima bwa buri munsi byagorana ko hari ikintu ushobora kugeraho utavunitse. Na n'ubu kandi ntabwo navuga ngo imbogamizi zirahari, ariko duhangana nabyo ibyo bibazo, abaduca intege nk'uko wabonye ndimo guharanira cyane kwinjizamo abakobwa cyane, kuko abana b'abakobwa iyo yinjiye mu kintu, iyo akora ikintu, yari mu kazi agafokasingaho, ntabwo areba hirya no hino. Bishatse kuvuga ngo niba nko ku bakobwa iyo bari mu kazi, nimba mbabwiye ni mukora iki, baraza nkakibatoza nkakibamenyereza, ariko iyo mubwiye ngo iki ngiki nicyo ugomba gukora, agikora neza akagikurikirana neza, kandi igihe nje kugikontorora nkasanga kimeze neza. Bitandukanye ko wenda n'abasore n'abagabo, ntabwo ari bose, ariko harimo abareba hirya no hino, aho umusize niwe aba ariho umusanga, cyane ko harimo n'abantu bamwe na bamwe babikundira n'agacupa, bityo kugira ngo uzabashobore bikagorana. Icyo gihe rero byatumye imbogamizi nahuraga nazo, hakirimo abagabo gusa cyangwa abasore. Imbogamizi nahuraga nazo ni uko nko ku mukiriya ibintu byashoboraga gutinda kumugeraho, bitewe n'uko nabaga mpavuye ntari mu kazi, nahagera nkasanga bagiye mu zindi gahunda, igihe kwinywera icupa. Ariko icyiza cyaho ndimo kwibanda cyane ku bakobwa ni uko kuri uyu munsi wa none iyo umubyeyi akora iki aragikurikirana, mu gihe nagiye gushaka akazi hanze y'agaciro, bityo nkasanga cya kintu kimeze neza kandi cyarangiye neza. Niyo imbogamizi navuga wenda naho nagiye mpura nayo, niyo guhuza abantu bafite imico itandukanye nkabahuriza hamwe, kandi bose tukumvana tukagendera ku murongo umwe. Izo nizo navuga imbogamizi naba narahuye nazo, ariko kugeza izi saha ndashima Imana, by'umwihariko ndashima Imana cyane, kuko igenda ibamfasha hamwe no gusenga. Buriya kuko ibintu byose ntabwo twabikora tudasenga ngo tugire icyo tugeraho. Abanywaga inzoga baraziretse, ko nabaganirije ibyo tugomba kugeraho, uburyo tugomba kwiteza imbere, baranyumva, anyway bagafokasinga ku kazi. Niyo mpamvu navuga ni uyu munsi wa none n'uwaba ushaka kugira ibindi nawe kwiteza imbere, ushaka gukora nk'ibi byacu dukora, ni karibu yemewe, ni karibu hano muri Mazizi Art umunsi ku munsi. Bityo rero ibi ngibi icya mbere muri make nk'uko wari ubimbajije, icyo bigisaba ni ubushake, nta kindi. Ibindi byose birikora hano muri Mazizi Art, kandi ni iminsi mikeya wiga. Tuguhugura, nabyita ko guhugura, kuko abenshi burya baba bafite ubumenyi, ni ukuguhugura iyo ari bwo ukibyinjiramo cyangwa ari usanzwe ubikora, kugira ngo tugendere kuri level imwe n'iyo tugenderaho, cyangwa se muri style dukoreramo. Ni uko tugomba kuguhugura mu gihe cy'icyumweru kimwe. Iyo uje ari ubwa mbere uje kubyinjiramo, rwose mu kindi cyumweru utangira kugenda ubona ku gafaranga, ugatunga umuryango wawe. Bivuze ko uwakugannye wese yemeye, yagize ubushake, icyumweru kimwe aba atangiye gucurigita ku ifaranga cyane rwose. Mu gihe cy'icyumweru kimwe atangira kugenda afata ako gafaranga. Icya mbere ariko mbanza kureba ni ubushake bwo gukora cya kintu, asigaye nanjye nkakwibandaho, nkagusobanurira cyane ko hano nk'uko ubibona dukora ububaji bugezweho, ntabwo ari bimwe bya kera byo gukoresha inyundo. Ntabwo dukeneye turi ku bubaji bujyanye n'igihe, mbese muri make
aho nko guteranya amakadere y'intebe ntabwo tujya gukoresha za nyundo nk'uko twabikoreshaga imbere, dukoresha amamashini akoresha kompreseri nk'uko bamwe bagiye babitwereka. Mu makadere ahakeneye amavisi dukoresha amamashini. Ni byinshi nyine n'ibyo utagiye ubona, kugira ngo abenshi twagiye dukorera barabizi ko, abanzi nagiye nkorera barabizi ko mbakorera ibikoresho byiza kandi biri kabiri. Ndizera nashidikanya kubona agiye nereza ibikoresho babizi neza, barazi ko nta gikoresho na kimwe naba narabahaye ngo tugire ikibazo. Dusoza nagira ngo ugire inama urubyiruko, cyane cyane wibande ku rubyiruko ruri hanze aha ngaha rudashaka gukura amaboko mu mufuka, wumva ko ruzahora ruteze amaboko. Icyo nagira inama urubyiruko, icyo nababwira cyo cya mbere na mbere ari nacyo nanjye nagerageje kurwanya, ari nacyo nicarangira n'inama uru rubyiruko wabonye ruri aha ngaha, ni ukwirinda ikigare kirangiza, ikigare kigukoresha ibyo utagombaga gukora, ikigare kirahombya. Kuko urubyiruko rufite imbaraga nk'uko n'umusaza yakomeje kubitubwiraho, ndavuga His Excellency, nitwe imbaraga z'igihugu. Rero izo mbaraga iyo wazikoresheje nabi, niho handi ushobora kwisanga unywa ibiyobyabwenge, ubangamira abaturage, ukaba rimwe na rimwe ukaba wanisanga muri gereza. Rero ibyo byose ahantu bituruka mu kigare. Icyo nagiraho inama urubyiruko, nibaze duhahe ubwenge, twongere ubwenge, dukore akazi. Kuko akazi nk'uko bavuga ngo akazi nta kare, akazi karahari, akazi kariho. Nk'uko ndagaruka ku musaza nawe ihangane ndamugarukaho cyane, uko yagiye abivuga, twihangira imirimo ntugora duhanga udushya. Ntugora duhanga udushya, nibaze duhanga udushya, buri wese ubwenge afite abuzane, tubuhurize hamwe, bityo kereka nimba ari icyo ushaka kongeraho wakongeraho nta kibazo, umwanya ni wawe. Icyo nakongeraho ni uko bagerageza bakanshyigikira, haba mu bikorwa byanjye bya buri munsi. Buriya nta muntu ushobora kwigira, agirwa n'abantu. Nibanshyigikire, bazane urubyiruko rwa rundi rwabuze akazi, turuganirize nabo mfatanyije n'abakuze n'ababyeyi bakuze batugira inama. Dufatanye mu kwiteza imbere, nicyo nakongeraho. Urwo rubyiruko rudafite akazi nirutugane, tuganire, dushake ibyo gukora birahari. Ubugeni burahari, nk'uko niba ari n'ibyo banakweretse hano, aho dushobora gufata n'amacupa tunatunganya ibijyanye n'amavaze tuyakoze mu macupa. Ako ni akazi katashobora, handi bafataga aya macupa bakayajugunya, akajugunywa mu bimoteri. Aho hano ayo macupa iyo ahageze, twe tubasha kuyakata tukayakoramo amavaze meza cyane, akajyamo utubuye, akajyamo amazi na rwa rurabyo, bityo ukabasha gudekora inzu yawe ikaba nziza. Kandi utwo ni utuntu dushobora kwinjiza amafaranga, dushobora kwinjiriza rwa rubyiruko ruvuga ko rwabuze akazi. Ikindi navuga ni uko mwadufasha mu kwamamaza ibyo dukora, n'inkunga zanyu zirakenewe n'abanyamakuru. Nasoza ariko ntavuze wenda ku bakeneye nk'ibikoresho byo mu nzu, abakeneye intebe, abakeneye garderobe, abakeneye ibitanda byiza, ubwoko bwose wazana bw'igitanda turabugukorera. Twabahereza kontakiti ni 0788 44 13 92. Ndasubiramo 88 44 13 92. Ni karibu hano muri Mazizi Art, tubakorera ibikoresho byiza. Urakoze cyane kandi ubutumwa utanze buragera kure,
ndizera ko uzabona umusaruro wabyo. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza wampaye, kandi Imana iguhe umugisha. Uraho neza? Amakuru ni meza. Tugusanze uri mu kazi, ndabona umerewe neza n'akazi kawe. Ese aka kazi uri gukora wagatangiye ryari, wakagezemo ryari? Aka kazi ndi gukora hamazemo imyaka nk'itatu nkakora. Imyaka 3 gakora. None se ibi uri gukora ni ibijyanye n'iki, byerekeye iki? Ibintu ndi gukora ni finishing. Nkora ibijyanye na finishing y'imbaho, ama MDF n'ibindi bintu bitandukanye. Ndabiteranya narangiza nkabikora. Hanyuma nk'umukobwa dusanze uri kwiteza imbere mw'ubu buryo, ese ni izihe mbogamizi ushobora kubona mw'aka kazi, ukurikije n'imyaka umazemo, ni izihe mbogamizi ushobora kuba warabonye mw'aka kazi kawe ukora? Akazi kose kagira imbogamizi, nyine ni izisanzwe gusa ntizabura, ariko imbogamizi zo ziba zirimo, ariko nyine bitewe n'icyo ushaka kugeraho urabyihangana. Wagira ki abandi bakobwa bagenzi bawe bakiri muri bya bihe byo kumva batakura amaboko mu mufuka ngo nawe bakoresha imirimo y'amaboko? Ikintu nababwira, nabagira inama yo gukura amaboko mu mufuka bagakora, kuko guhora uteze amaboko usabiriza ntabwo ari byiza. Icyiza wakora ugakoresha amaboko yawe ukiteza imbere. Murakoze. Sawa, ibihe byiza kandi kuraje, urakoze cyane. Ingaruka mufite mu gukora intebe, mu bijyanye no gukora intebe utasanga ahandi? Umwihariko dufite wo gukora intebe, twebwe twifashisha rasoro. Urabona ko rasoro uko byagenda kose ntabwo uko wakwitura kose ntabwo yakangirika. Twifashisha n'izi rasike. Intebe zanyu ziba zikomeye mu buryo buhambaye. Nabaza musaza wawe nawe akagira icyo akunganira mu buryo mukora izo ntebe. Ese wowe ubimazemo igihe kingana iki kugira ngo nawe utubwire? Njya akazi nkamazemo imyaka 5. Imyaka 5. Wowe ufite experience iri hejuru cyane rwose. Ese wowe ni uwuhe mwihariko ufite mu gukora intebe? Wowe ufite n'ubunararibonye mu gukora izo ntebe, tubwire umwihariko wawe. Narigiye nko muri make yaraberetse amarasitike dukoresha na za rasoro, ariko kugira ngo bisobanukirwe nagiye gukora uko biba bimeze. Iyi iba ari isiti, iba ari isiti za rasoro yakubwiraga n'amarasitike, nuko biba bimeze. Nyuma yo gushyiraho ibi rero ntabwo ari ibintu dushyiraho gusa, dushyiraho n'ipamba, ku buryo iyo uyicaraho ukumva ko imeze neza cyane rwose, ukicaraho ukumva uratekanye neza cyane rwose. Bize mu ishuri bisanzwe, ariko mbona na experience mfite ihagije, noneho biba ngombwa ko nyine experience nza ku isoko ry'umurimo muri iyi kampani. Iyo bagiteze amaboko ku babyeyi babo, wabagira iyihe nama? Inama nabagira no gukura amaboko mu mifuka bakaza bagakora. Bino bintu ni byiza, ni bizima kandi bizana inyungu nyinshi.